Haleluya ngo amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa amariba nkaba intoki ndazikuruye nahura n'umuntu kambwira ati mu gihe cyo utaremerera Imana wowe na gereza uzayijyamo nta kintu na kimwe uzageraho. Zaburi nshya. Zaburi.
zaburi. Yesu nyuzuze umwuka wera, ukurikire ntacogoye, guhanga amaso iteka mukiza, mpore nkuyoboka. Shafite yesina kwishoboza, inzira ndwana na byinshi bimagari ku mutima, worugira inama unsozi muhira. Duhamye Yesu, duhamye Yesu wacu, tumuhamye Yesu, duhamye Yesu, Yesu nyuzuze, nyuzuze, guhanga amaso, guhanga amaso mwami, mpore Yesu mpindure mwami, ndasenga ninginga nti unkuremo Yesu, mpindure mwami, ushaka unkuremo wawe mu mibereho yanjye, kugeza ku iherezo ry'inzira, wawe muri iri cumbi wanshyize, dore burije mwami, bashaka mbo wawe, gendane nawe, gumane nawe, wawe mwami. Haleluya.
bazaboneka twongeye kubasuza mu izina rya Yesu. Turabifuza amahoro y'Imana. Ntago byoroshye ngira ngo mwabonye urugendo twagize. Shaka kubabwira Imana ishobora byose. Shaka kubabwira ijambo ryanditse muri yari rivuga ngo nkunda bankunda ngo banshakana umwete bazambona. Icyo ni ijambo rya mbere. Irya kabiri shaka kubabwira irindi jambo rivuga ritubwira ko Kristo yirirwaga abwiriza kubyageza ninjoro akajya kurara ku musozi. Imana y'umugisha. Reka twegereye umwene data twazanye hano hantu mu izina rya Yesu. Wirinde gukandagira mu mazi. Gukandagira mu mazi twagusanga ipfiriye. Mwene da uraho neza? Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze ute? Meze neza. Uri amahoro? Ndamahoro. Ko mbona umeze nk'umusirikare. Umusirikare wa Yesu. Yagereza mikrofone. Yangize umusirikare. Akugize umusirikare. Rero se igisirikare cyo mu isi n'icyo mu ijuru ni bimwe byambara na kimwe kuko mbona wambaye igisirikare wa mugani. Yesu yabishatse twese. Yesu yabishatse byose arabitwambika kuko twese twitwa abasirikare. Icyo datwandwamo nuko Yesu ari icyo mwuka atari icyo mubiri. Ariko wabaye no mu gisirikare cy'umubiri kuko iyi nkweto ni y'abasirikare. Yesu yabishatse arabitwambika ahubwo mba numva nabyo bibaye byiza nabikora. Ahubwo ariko ushobora kubukuza igihe cyo kukijyamo cyararangiye. Mikrofone yegereza. Ndahama mu cya Yesu. Ndahama mu cya Yesu. Kirahagije. Cya Yesu nicyo umuntu abohokeramo. Ni nacyo niyo umuntu agiye no guhabwa pasiyo agenda yishimye kuko muri yaraba ngo nujya gupfa uzabanze wishimye. Ariko buriya igisirikare kindi cyo mu isi cy'umubiri umuntu wese apfa atunguranye. Yego. Buriya rero Yesu ashobora kuvuga tubanze nsezere ku bavandimwe bose babwire ko yango ejo uzandure ndagucyura uyu munsi. Icyakora ntazitangaza yuko uyu munsi ngomba kubwira abantu ngo basezere kuko ngomba kugucyura. Yesu abundi ajya ibintu byose abanza guteguza. Hari n'ibyo akora gutunguye ariko abona ari ibintu bizababaza benshi cyangwa abantu babakunze hari ukuntu abikora. Ngahe nguko. None se amazina bitwa nde wa mugabo usanze ahantu? Amazina nitwa Nkurunziza Pascal. Niyo mazina niswe n'ababyeyi aribo Speransiya na Pauline. Niyo banyise. Yego. Pascal. Hanyuma se ijuru riyikwita ngo amazina yo nise nagiye nyitwa bitewe n'ibitangaza Imana yagiye inkoresha. Narahanuraga namara guhanura nimba mpanure nk'ingomba yarabuze urubyaro ndabafite benshi baza wenda bazabikurikira cyangwa yabatera n'ubanye ko atuye umuntu hari ibyo nagiye mukoresha. Nagiye nsikari abantu bagiye mu rwego rwose inzego zose ngiye nazigiyemo izo hasi n'izo hejuru ikankoresha. Amazina niswe n'Uwiteka rero iryambira abantu baziho nitwa Dawidi kuri paruwasi ya Muhima. Icyumba cyo kuwa mbere cya Muhima bazi ku izina rya Dawidi fura y'Imana bagiye bariziho. Ugeze Kayonza Rwamagana ahantu bita kwa Gahiza mu murenge wa Muhazi mu mudugudu wa Kabare bazi ku izina rya Manuel. Kuniryo izina yari yaranyise nyobora icyumba aho hantu nahayoboye icyumba imyaka 2.
rero amazina yose Uwiteka anyise nitwa Dawidi Manuel Furayimana Dogiteri Amariba y'Uwiteka Ifarashi. Namaye nka data. Niyo mazina. Dogiteri ubwo ryavuye. Dogiteri yarinyise bitewe nuko namaze guhanurira ingomba zaje zarabuzura ibyo yarambwira ngo nkugize dogiteri wo mu mwuka. Rero bwase ko umuntu aba dogiteri yarize rambwira ngo amashuri mo wiga ndimo kugira ngo nkugeze ku musozo kwiga amasitazi. Nibwo nahise nsohoka hano mu gihuru rambwira none ngo ugiye kujya wiga utaha mu rugo. Ntabwo uzongera kwiga utaha mu gihuru. Waba kwise dogiteri. Ifarashi ryo. Ifarashi rero yarambwiye ngo ifarashi ni ifarashi igendana umuvuduko mwinshi. Irambwira ngo nkushyiriye amahanga imbere uzajya wavudukana nkuhaye impano yo kujya utwara abantu ku musozi nkugize ifarashi yabo. Ese nari umuntu ugira ifarashi kabisa. njyana abantu benshi ku musozi nagiye ngira amagurupe menshi ku musozi abantu benshi barabizi. Ifarashi. Imfura y'Imana. Imfura y'Imana rero nagiye gusenga ndangije irambwira ngo ndakwishimiye ngo nkwise nk'uko umubyeyi ngo yita umwana we w'ifura ngo nkwise Fura y'Imana Dogiteri. Niko yanyise. Hanyuma izina Dawidi. Izina Dawidi yarinyise kuko nari ntangira urugamba rwo kuba mu ishyamba. Irambwira ngo uzarisohokamo ariko mu gihe uzaba uri mu ishyamba nzakwita Dawidi kuko Dawidi ntago ntagiye yigeze agira cyo kuba kenshi mu nzu. Dawidi yari uwo mu ishyamba, inyamaswa zose yarazizi, inzoka yarazizi. Dawidi yabaga mu ishyamba atagira ahantu ho kogera. Irambwira ngo ugiye iryo zina ni nkwise Dawidi. Mwirinde risigaye nirihera utadusobanuriye. Amariba rero hari korasi njya ndirimba ku Muhima. Bituririmba twumva. Iravuga amariba nakama Yesu azatubera amazi. Haleluya ngo amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Aya mariba Yesu azatubera amazi. Haleluya ngo amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Ese niyo ngiyo. Hakundi Yesu niyo soko y'amazi y'ubugingo. No kuvuga ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso havamo n'isoko y'amazi y'ubugingo. Hanyuma rero ngiryo izina bakwise ariko tukizamuka gutya nagiye nkwitegereza cyane nkugiraho ikibazo gikomeye. Ndeba ukuntu ungana. Urabona ukuntu ungana? Urabona ukuntu ngiye ngana? Ni Yesu wabikoze. Reba nk'aka kaboko. Nsa nkujya gutya kaboko. Oya, sagira kakabo. Urebe hano urebe na hano. Ni Yesu wabikoze. Urebe ukuntu ungana urebe agatuza ufite. Urebe agatuza mfite. Inyuma. Nayimo nkubaza. Byagufashe gute ibi bintu kubundi bitagipfa gufata abasore bo mu bogari nkawe? Urumva? Unibugira ibyo kutubwira. Tubwire ukuntu wafashwe, ukuntu byaje ariko utarabitubwira. Mbanza umbwire iby'iyi nkweto kugira ngo abantu badukurikiye batazana kukwitiranya. Iyi nkweto rero uraza kwitubwira mu kiganiro cyangwa urumva hitamo kwitubwira. Yareka mbivuge kugira ngo mara abantu amatsiko. Kandi wiyegereze iyo nose. Ubundi Yesu yabishatse nta mwenda n'umwe waramubaye imbere waramwubahishije. Wenda ku babyeyi bajya babyara y'umwana yakubashye umwana akuba nta kintu utamukorera. Rero Yesu nayo yabonye warakiranutse ukagwiza imbaraga z'umutima ukamuhamya mu bito no mu binini ukamuhamya mu bantu bari bo bose nta kintu na kimwe atago. Rero iyi nkweto nagiye gusenga ndayibwira ngo Mana dore nta nkweto mfite. Najyaga nambara udukweto tumeze nk'utwarugabire tw'utubodaboda nitwo nabyinishaga iwacu ku Muhima baraba babizi mbyinisha utubodaboda bamwe bakaza bakanampugura ariko se wowe ntuzi ko nk'umuntu w'umuprotokoli icyumba cyo ku wa mbere witegura gusengerwa mu budiyakoni. Ubwo urumva koko uzajya uhagara imbere y'abantu baba boss nk'aba ukaprotokora wambaye bodaboda. Nababwira ati rero inkweto nambe niyo Yesu yampaye kandi ntago ndi busibe kuza guterana mbona umuntu yambwiye ati nkwaye inkweto ya 2 bodaboda igura 2. Ndangije rero niyo nabyinishaga aho ngaho
bintu biza kugira ngo ngiye gusenga irambwira ngo ngiye guhindura ubuzima bwawe nkwaye imyenda nza guhamagarwa n'umuntu wari utuye Nyamirambo w'umubyeyi arambwira ati ndashaka yuko bakundangiye kusengera abantu ngiye ndashaka kujya kunsengera mu butoro bwo kwa Masasu tujya kwa Masasu turasenga tumaze gusenga yacuruzaga caguwa mu mujyi zisoze ziva hanze zazaga mu ndege tuvuyeho anshisha hariya mu mujyi muri shike tugiye muri shike nibwo bwa mbere ninjiye muri shike ndamubwira ati rero aha hantu ntago ndi munyandi gusohokera kuko nibwo bwa mbere ngeze ubwo turanasohoka ngeze hanze mbone gutaha negere moto ndagenda ampa imyambaro amaze kuyima ama n'inkweto amaze kuzimpa ingiye gusengera arambwira ati ntangiye kukwambika ntago uzongera kujya wambara umwenda mubi guhera uyu munsi wa none nkukuye nk'ubushwambagara n'ubuzima bwo gupfundika yambugukuyemo nakoze ikintu cyo kuza njya ku mudamu wari mu nzu bitwa Makevine ndamubwira ati hari umuntu wampaye imyenda kandi nawe mfite aho kujya kuyibika nibwo nayo nkiba hano ndamubwira ati rero iyi myenda uzajya uyimbikira ari urutare rw'itongushye bayita ku rutare rw'ishyorongi niko barwita ndamubwira ati waruhaye niko barwita kuva na kera ni urutare rw'ishyorongi ku cyakane ku cyakane niko bahita ndangije ronda kugendera arayimbikira twonyine cyerema aratubwira ngo izuba ryamwishe aseshetse uranyagira umuntu w'umugabo aranyagirwa koko akaba ari utaka koko igira hino nuko rero wari muvuga ukuntu bakuriye inoza bari bakwiyuriye yari imyenda amanuke neza nubwo wamenyereye yanjye nta kibazo mfite cya umuntu ujye wamenya ko ahagenda nta kibazo umuntu ujye wamenya ko ahagenda uwahagarara ngaho ko wamenyereye nuko rero ngezeyo mubwiye ko imyenda yanjye ubwo nsanga imyenda arambwira ati imyenda yanjye barayinyibye ndatoza maze gutoza rero ndamwira bati Imana izakora n'ibindi ubwo rero nibwo navuye aho hantu aho yambwiye amaze kumbikira imyenda arangije rero ndayisiga njya kuba ibyumba mvuye ibyumba nagiye gusenga Imana arambwira ati nkuhaye inkweto zambara abantu bose bakakwibazaho irambwira ngo ni inkweto y'igitinyiro ni inkweto idasanzwe ni inkweto zambara abantu bose bakavuga ndetse ni inkweto zambara abantu bose bagakangarana naho si iyo nkweto zimeze gute ndatuza rero njya gusengera umuntu hariya mu midugudu hirya kwa Gitwaza mwira midugudu yo hino ya Nyarutarama iriya midugudu y'umweru yo hino ya Nyarutarama uri kuza batsinda za Gacuriro njya kuhasengera umuntu maze kumusengera so nk'ubuhindukira ariko abantu badukurikiye arambwira ati rero ndabona iyi nkweto nk'umuntu w'Imana ntago ukwiye kujya wambara inkweto zimeze gutya tingi Imana yangiriye neza inyambika inkweto zose none hano mu rugo ndashaka icyatumye nkuhamagara ejo nakuguriye inkweto nimba atari Imana yambwiye kuyikugurira ikimenyetso kirabimbwira nuko itari bugukwire none ndamenya ko ijwi ry'abadayimoni ariko nimba ari iry'Imana iyi nkweto byange bikundira kujyamo azana amasogisi azana n'inkweto ndambara bihuriramo burya Yesu rero iyo yatumye umuntu abazi n'ibyo nibimukwiriye nimba ahinduye ibiryo akavuga ati shyira runaka ibiryo azi ko umuntu akunda ubugari cyangwa akabakunda ibintu bimeze gutyo ndangije ikintu nakoze ni igiki naragiye narishimye uwo munsi ndishima naratashye maze gutaha maze kumiza inkweto n'amapantaro abiri n'imipira ibiri ya Lacoste n'agakote k'agakara k'agakoboyi icyo gihe ubwo uri kuba kuri uru rutare mara kuyihabwa
jewe naravuze ati nk'umukristo sinzambara inkweto y'insitari. Akose ko rero utaje wishimye ibyo ngibyo bitekereje. Nagiye kuyambara bitewe nuko n'impuguro nyinshi nari narahuye nazo mu nzira no mu rusengero. ADPR buriya niyo ya mbere igira ikintu cyitwa guhugura. Ndavuga ati si inkweto nzambara ngiye gukora protocole ku Muhima ko noneho bazampugura kajana. Nanga no kuyambara ndavuga ati ndaba ndetse kuyambara. Tinistar ako njye witwereke neza. Abakunzi bazabona icyo bari kuyirebara. Ni inkweto imeze nk'iya gisirikare nubwo yanduye kubitewe n'imisozi twagiyemo ariko igura 80. Yego. Igura 80 niyo nkweto nambaye ihenze nk'umuntu uvuye mu butayu vuba. Ubwo rero ndangije inkweto maze kuyigezaho nagomba kuyishyira maze kugibwa bwo kuyambara ngiye gusengera ambwira ati genda wambare ra nkweto naho bakuvuga mwisi bakagutenga ariko ngiye ndi mu ijuru ntago nzanaragutenze uzambara umwenda naguhaye. Ubwo nanjye kukubaza nti iyi nkweto ko umuntu w'umuhanuzi w'Imana urayambara ukagereka n'iyo pantaro no mupira ugufasha gutyo abana uyu muntu uyikomba nari wabahanuzi b'imentira nuko nayambaye. Narabishidikanyijeho mfite n'abantu benshi nagiye kubanza kubaza bakoze mu mwuka mbe basobanuraho bababyeyi barangije barambwira ati n'Imana yaraguhaye inkweto ugomba kuyambara. Ubwo uzumva ko iyo nkweto atabare kuyambara ngo ujye mu materano cyangwa ujye kubwiriza nimba umuko uzamukoremo azakwambika ihwanye n'igihe urimo kubwiririzamo. Ariko mu gihe mago inkweto yambare. Nuko nayambara. Ubura yambara nta kibazo ufite. Nta kibazo. Nese umuntu akubonye hari hasi ko wowe uri umuntu w'umubingwa. Iboga rero aho ngaho nyine ya Nyabugogo ishakisha. Bitewe nuko aka gasura ni Yesu kampaye. Si mu minsi mike corona itaraza nari ndakantu gato cyane kadapima n'ibiro 30 na 30 nari mfite. Rero ngiye gusenga ambwira ngo nje guteza ikibazo nkemuri cyawe. Rero nkayambona mpano ikaza byo kurya bikaza nka umuntu akama 5 akambwira ati ndangwino nkufata ibyo kurya nuko nagiye njya nanjye mbona niseme ko ryo kubyibuha. Ariko hari nabenshi bavuga ati wenda umuntu ashobora kuba terura ibyuma. Ese umuntu terura ibyuma? Oya. Na pompage sinjya nzitera nta nsibona imwe njya nakora sikoro guhimbaza ngewe ndabyina ku buryo niyo waba ufite isambu cyangwa n'imodoka wayima. Ndabyina abantu bose kuri paruwasi Muhima bazi ko David kinakora cyambere no kubina no guhanura. Yego. Hanyuma rero unagira ngo nkuruje ku bantu badukurikira bataza kugira ngo twaje gushaka umuntu hano udakijijwe barebeye ukuntu wambaye. Abantu benshi bazi ko ngo abahanuzi abarokore babambaye amatisi n'amashati. Imana yashatse ikwambika uko ishaka. Hanyuma twihuse ndagira ngo rero tuganire Dawidi. Kanzena nagusanga hano ndi. Ugiye kutuganiriza ukuntu wakijijwe. Ukuntu Imana yagufashe kaguha agakiza uri umuntu ungana utyo uri umuntu w'umusore nkawe Bogari wajya guterura ibyuma ukaba bodyguard. Abantu baba barakoze imibiri bakora akazi ko gucunga umutekano w'abantu bangana nkanjye baba badafite imbaraga. Wabye kuba uri muri agakora ukinjiza amafaranga yawe cyangwa se ukajya nari mu Nyabugogo hari abatipe baba bangana nkawe baba bazi gushaka amafaranga bagatahana ibihumbi n'ibihumbi ariko umunsi ku munsi ngo uri hano ku rutare. Ndagira ngo tubwire ukuntu wakijijwe ute? Yesu yagufasha ate? Ukuntu nakijijwe yegeze microphone. Navukiye mu muryango udakijijwe. Hano nta nzoka zibamo? Oya. Navukiye mu muryango udakijijwe abagatolika. Kabiri nza kuvuka iwacu bari boroye ariko nza kubyuruka ibintu byo kuraba bisa nk'uri kugabanuka ariko dufite amafamiye yande tuvukana na papa bafite inka. Noneho nza kuvuka mu mbyaro 7 havuka umukobwa umwe tuvuga turi abahungu. Ubwo bucura niwe mukobwa abandi twe turi abahungu. Noneho ndangije papa yari umuntu w'inzoga cyane na mama. Noneho nza guhura n'ikintu cyitwa igikomere. Nubwo wenda umunsi wa none byagize ukuntu wenda umuntu akaba baragiye basa nk'aho babyigisha ku rubyiruko ngo bazakore bazi
ibintu byitwa amacakubiri wenda atakiriho cyangwa se gukomeretsa umuntu nge navutse kuri mama na papa ariko badahuje amoko icyo nza kuvuka nsa n'umuryango wo kwa mama noneho nge mvuze umuryango nsa nko kwa mama noneho papa we aranyanga banyanze buri munsi nkajya nkubitwa nkabura ikintu mu nzira bakambwira ati rundi ntago usa n'abantu bo mu rugo iwanyu sinzi ahantu bagukuye urashaka ko mama yabara kubyaye ahandi hantu kandi mu buzima bwanjye nubwo papa yanywaga inzoga na mama ariko ntibigeze basambana ndangije ibyo birankuza bose ko numva ngo habaye ingingo irenganura abantu bagiye bahura n'iki kibazo nk'iki kuko nge nagira umuntu ndenganura nkakubitwa buri munsi bikagenda gute nkarazwa hanze nkirukanwa mu rugo inzara ikanyica kandi mu rugo wacu dufite ibyo kurya ndangije nza kwigira inama ndavuga ati rero reka mbe muri famiye ninjya mbona barakenza njya kurara muri quartier yacu mbareke barabe barwana cyangwa se barabe bampiga ariko mbasigaho ngaho ubwo ndangije nibuka yuko muri icyo gihe hari umukecuru witwa Saverina duturanye niwe wajya guncumbikira kampa ibyo kurya kambwa ati ngwino wiryamire hano nta kibazo mu bundi rero mu buzima bundi bubaho niho twadufite agasengero ka DPR kitwaga Gashuri yari ishure atari paruwasi noneho kari gatuye ruguru mu rugo iwacu gato ari nk'iminota nka 20 kuhagera nge none ko nabyirutse nkunda kuririmba cyane nari nzi kuririmba indirimbo z'isinzi no kuririmba n'indirimbo z'Imana byose ari impano zinyakamo bati uko wenda muri ibi byose ntaza buri impano n'imwe mfata ndangije muhamagaro nka numva iwacu bateye guhonda ingoma mu cyaro urumva ko bahonda ingoma saa 10 muri nibatore nkaba mbyutse mu rugo iwacu batagaseta bavuga basinze itose bagikase nkahita mbacika nkajya gusenga nibatore nagerayo nkahimbaza nava yo gusenga ndakana gato numva nge ntashoboye kujya kuramya ibyo kwa padiri gushaya ntabishoboye ndangije nava mu rugo bakancunga ngeze mu nzu bakangaroma kungaburira bagahita bakinga inzu bakankubita bakambwira ngo nimba ushaka kwitandukanya naho papa wasengera mama wawe uzagenda upfe bakankubitisha inkuba nibakubitose byabaga muri mama nukuvuga ngo uragakubitwa n'inkuba uragapfurcyo uragapfugeza aho ugiye akamva umuvumo n'umunsi wa none ntaza gusenga nkurikiranye ariko umuntu yegereye Imana cyane imukura mu muvumo w'igisekuruza ndetse nahavuka akambwa ngo uzakubitwa n'inkuba uzapfa gutyo uzapfa wangara icyakura ntarakizwa narangaye ndaza ndangara mva mu rugo mu munsi wa wundi ugezweho nibwo banywe bamaze kunywa baraza barantema bampengera ndyamye nibuka ko uwo munsi nari nakubise ingurube papa bamugabe bavuye kunywa hano bamugabira ngo ingurube baravumubwira ngo ingurube tugwe ngo uzagende ngo uzayorore mu rugo iwawe ndavuga ati nge ntago nzaragira inka ndagire n'intama n'ihene n'ingurube ntago bibana ndavuga ati ingurube uzashaka hano ujya kwiragiza ntago ingurube y'ibana n'inka papa byumvishe gutyo ahita ajya kunywa rabwa ati ntago nkereye kasi wambya narakuye si wambyaye ndagenda mwihorera aragenda sinzi ukuntu ari nziragiye hano kurgura imufsi yo mu rugo iragenda mbona cyego kitangiye gukona gutya sa nk'ugikubita kabuye mbona kiranze nari mfite inkoni ndagenda nyikubita inkoni gutya maze kuyikubita inkoni ingurube hari ukuntu ikubita igahita yikurunga gutya ikamoka cyane iragenda irikurwa mu gihuru irahirima ngira nk'epfira mu kabande ngira ngo irapfuye ubwo kakana kawacu kabucura kakagaze ku rugo kande bakabona ko nyikubise ngira ngo ntikambonye ngewe nza gutaha saa 12 ncyura inka nzishyiraho ngo maze kuzishyiraho ngaho ubwo ngiye kumva numva nka nijoro baramfashe barambwira ngo umwana atubwiye ko ingurube ngo wayishe ngo wayikubise yagiye ubwo bambwiye bamaze kumboha amaguru n'amaboko inyuma bamaze kuyaboha none barangije umugore ko dufite ikintu cyitwa urusyo rupimiro 50 rwahoraga rugize ute rushyigikiye nta murajya urushyigikura cyangwa ngira za rushyigikire rwahoraga ruteretse ku mabuye ndangije rero baranyubikishije inda baraje baramboha mu iryo joro bamaze kumboha numva agahinda karanyishe ndabaza se umuntu umubyeyi abyara umwana nk'uyu ubangiranyije n'itungo none kwanza none ari n'ingurube noneho atari wenda n'ikindi kintu runaka ndangije ikintu nakoze ni igiki rero
baraje baramboha banyuka rwose barumpenanguraho gutya rumfata hano ku mugongo ku kibuno no hano mu rukenyerero barunyubika amaze kurunyubikaho rero barazana inkoni barakubita bazanye inkoni zibaho papa arafite inkoni nyinshi ku rusenge ikintu cyitaga urusenge mu cyaro cyangwa idari yazikura ku idari hejuru bafite inzira imwe idari ry'urubingo cyangwa imiseke arangije akuramo inkoni barankubita ziracika ngiye kumva numva papa bazanye ikintu cyitwa umuhoro ngo n'ubundi ngo sinzi aho ngo waturutse ngo n'ubundi ngo warananiranye bazana umuhoro wari uri mu nzu baraza barantema hano mfite umuhoro ahangaha hari umuhoro uhari uvuye ahangaha hejuru uyu ni umuhoro uvuye hano uratambika rero ni umuhoro bankubise barantema bamaze kuntema ndavuga ati uko byagenda kose icyo gihe nari maze iminsi mvuye hari ikintu bita gutashya mu cyaro bahitaga gutashya ariko igihe bagita gusenya njya gutashya nkuraga kungo n'abandi bana mpanuka mu giti hejuru ku hari ukuntu umuntu yaga y'igiti kitagira amasubyo akamanuka ariko gihoreraho cyane nk'umuntu uri gutsoka none nsanga hasi hari umuntu watemye ishama rizamura gutya gihe yarasemye ku giti cyarahagitseho none aritema azamura gutya gisongura ajyana mu kirere ndaza nkubita mu itako ryanjye gutya gihita kinjiramo hano gihinguka hano hejuru bisaba yuko igiti baza kugitema bagahitema kiba kimanuriye mu nzego kugira ngo baze kukinkuramo haza umuntu ufite ibinyaraza aratema cya giti kiri ku giti cyacyo cyashibutseho none kugira ngo baze kuno kurubanya bikanda hasi bankandagireho none haboneka umuntu gishinguramo ubu hano ufite inkovu ingana nka gutya y'umwenge munini yasibanganye iyo giti cya cyarahingukiye hano hejuru ndangije kuko mama abadayimoni babaga mu muryango w'iwacu nawe bemere ko umwana agize imyaka 8 akiba mu rugo iwacu mama yacukizaga imyaka 5 niyo yacukirizagaho turangije muri iyo myaka yose nakoze iki nahise mvuga ati rero ibintu mu buzima nzapfiranga nta muntu ugomba kunyitaho n'umwe abahungu bose baragiye ari ngiba mu rugo nta mwana n'umwe wakuraga ngo agire imyaka 10 akiba mu rugo dayimoni yahitaga imusohora mama agasigara wenyine yihereza amazi yituma inkwi ibintu byose abyikorera none barangije bamwubwa buzima sinzi ukuntu abwiye umuntu ati ndashaka kujya gusura umuntu ahantu bita imushubati uzambabarire uzaza untware saa 10 zuzuye iwacu basinziriye ntuzigire babwira ko wankuye ahangaha turagenda aranyemerera aransindagiza antemera igiti kinini cyane nkicumbagiriraho anjyana ahantu bita ku mubyeyi witwaga Kirina utuye imushubati mu murenge wa Mushubati ndangije yari amaze igihe akoze ubukwe ariko nsanga abyaye umwana inka yarakira umugeni bwa mbere arabyara kana bita Valesi uwo mugore niho twaje turabana arabanza aramvuza cya gikomere nari mfite mu kaguru n'umugongo hose aramvuza nahabaye imyaka 3 ku mwaka wa 4 maze gukura narabyibushye ntangiye kwiharika nanjye gutunga udufaranga maze kujya mu isoko rya Rubengera nkijyana nkigarura maze kuyemura ubwo we kukibuye nkamugemura muri gereza nkongera nkavuga mwonyura mu kibo nkigarura nkataye Mushubati numva ko maze kwisobanukirwa noneho ubwo kwako hari kunzira iwacu bazaga bagena n'amaguru nkuko wavana ukajya wenda za Rugende ndangije mama bakaye bamubwira ngo ariko ngo wa muhungu we ngo twamubonye ngo kuri mugere ngo ahantu hitwa gutya na gutya ngo twamusanze ari kuhirira inyanya ngo ari gusoroma inyanya kuko twaguna guhinga ibintu by'inyanya n'ibisheke by'imbuto ndangije rero uwo mubyeyi yaza kubana nanjye agira igihe cyo kumbwira ngo dore iwacu barashaje abandi bana bose bariga reka ujye ujya gutahiriza mama umusenye rimwe numara kuzisenya urangize umuvomera amazi none ujye utana nimugoroba uzasanga ibindi byose nabikoze uwo mugabo rero aza gufungurwa maze gufungurwa yari amaze igihe muri iyo myaka yose namugemuriye afunze aza kugirirwa imbabazi baramufungura arangije aza gukina urusimbi akinnye urusimbi ajya kwibene kwa sebukwe azibye bamufatira kwa soko yagiye kwiba ihene barongera rero noneho arangara bayimbwa baramufata barabata umuntu agiye kwibene kwa sebukwe baramuhaye umugeni baramuhaye ibintu byose bakamuha umukobwa akaba inzuzi akajya kwiba ihene ubu koko bigenze ute umugabo aragenda rero n'ubundi bamufatira mu rusimbi yajyanye ngo byize umwana n'ibitenge by'umugore ari kukinana mu rutoki urongera baramufunga nzamurambaho bigira naho inzu yaratuyemo bayigurisha umukobwa amenya arasubiye iwabo ubwo umugenda ndamubwira ati rero reka ngende njye gushaka ubuzima tuzasura nzajya nkusura warakoze kumfasha mu bintu byose ni napfa nzaza kugushimira kandi niyo abantu bakwibagirwa ariko Imana yonyine
izakugirira neza. Ndakeka ko ndandumva ko yari umudeve ahita nyana muri kora y'abadeve nanzi kurimba n'indibo z'abadeve nyinshi nari nzizi ndina ntuza ndi umujiya aho ngaho nyobora n'abana bo mu badeve. Nuko buragiye Ndagenda nza gutega imodoka nzirubengera ndababwa ati mu njyane kinega numva radio bavuga ngo iremera kuri stade Kimironko. Ndavuga ati mu ngeze Nyabugogo none ndatega ijya Kimironko. Ngeze Muhanga ngira ngo kuko nari n'ahantu nari mbonye amataje amaharagera Gisenyi ngo mbona amazu meza no ku Kibuye no nabonaga amazu ubwo numvaga ko mujya ari Kibuye nta wundi mu gihironge hataraza amataje. Habaga amazu meza ariko aciriritse yubase bushura ariko nta taje yari ihari. Ubwo turi kwihuta tugana ahantu waje gukirizwa. Ndangije ubwo nza kuza mvuga ngo nje Kigali ngeze Gitarama noneho kumwe abantu bavamo bagiye kunywa amazi no kugura ikintu cyo kurya ngira ngo twageze muri gare. Ngiye mita mvana mu gikapu cyo nibuka ko naje nambaye bodaboda z'umutuku cyashya nafunukuye nizo naje nambaye. Ndangije hari ahantu hariya muri home Muhanga bita kwa Nkuru Nziza hari etaje ko umugabo bita Nkuru Nziza. None imbere hari ahantu bita muri home hajyaga hakunda kwiyakira abakinnyi. Mbona abantu bari kumpagaze kwa mbona abantu mo kuriramo numvaga ko iwacu ko negeze nabona amaresitora agurisha ibiryo kuri Senyisa yari 300 25 bategaga ibiryo birimo amashu gutyo nibyo byo mu cyaro. Ndangije numva inzara iranyishe nabati nago nagera Kigali ubwo mfite udufaranga dukeya n'umwana ufite nk'ibihumbi bigira nk'10. Ndangije njya kurya ndicara mu ntebe nayo nzi ko umuntu ajya mu gikona bati munzane ibiryo ibinebe mbona abandi bose bari kuyabaza bicara batereka nanjye nkuriza amategeko masanze ndicara maze kwicara. Umwana w'umukobwa aza kunyakira arambwira ati se hano dufitemo inkoko dufite ifiriti dufite amakaroni sinari inyazi dufite ibintu byose umucere w'ipirawo uwo mu mazi ibyo byose nari imbizi. Ndamubwira ati wowe genda upfe kunzana none se ushaka ibyanga ati nshaka ibya Senyisa. Senyisa murumva ni nk'Imana yankoremo umuntu amenye kuyanga ibyo bya Truwasa na Senyisa urumva sinzano yabivuye. Ndangije arambwira ati rero arambwira ati hano nta biryo byasenye dutanga. Namubwira ati se biramuntu kujya kumena wabikusanyije ku isahani nimwe byibuze ukaribyo ugenda ukanza nawe nkayakwihera ko mbona n'urabakire bakire bari kubisigaza bakumukaya kubimena. Arambwira ati rero reka nze ndebe. Agenda abwira nyirabuja amaze kumubwira arambwira ati hano umuntu ufite amafaranga Senyisa. Arambwira ati mwihorege umuhe ibiryo mwihorere umuhereza ibyo ubwo n'umushonje. Aragenda ndamubwira abinza namubwira ati rogiye uyu munsi nageze Kigali none umuntu wanzanye mu kazi none yahisana none dore nabuze n'akazi ubwo nzi ko ndi Kigali. Ubwo ni ingingo yanjemo kuvanga umuntu yanzanye kuko numvaga kuvuga ngo nizanye ntaza hano ngiye numvaga ko batari bubyumve. Ndavuga ati umuntu yanzanya nti Kigali none yaranze mu kazi none kandi mufite restaurant mwampaye akazi. Aragenda itabwira Nyirabuja ngize amahirwe nsanga umuntu wakoraga ngo bamwitaga restaurant y'Abayisilamu nsanga umukozi wozaga mu Kinamba yaragiye ibyomba. Ndahaza turavugana abandi bahembwaga muri 40 30 ngiye mpemba 15 noza amasafuriya amasahane ibintu byose nyine byo mu Kinamba abantu barabizi y'umuntu yoza ibyomba. Noneho nza kuyiha ikibazo numvaga kubaza mumugara Nkuru Nziza nazanye ntazi kubaza avuga ngo wenda harandi mazina abasilamu bajya babagara amakozi babo. Ngiye kumva numva ko akoma bajane Ikinamba cyane cyabaga nka hano we nawe yicaye hariya andeba duhanganya amazi jisho kurindi. Nkajya kumva ngo Kinamba nakomeza nkiyogereza ibyombo nakundaga koza ibyombo ndi kwiririmbira mfashwe n'uturimbo nayo ndirimba kira ndi mu cyaro two mu rusengero amakorasi ngo Kinamba perere Kinamba perere Kinamba perere. Noneho umuntu mwaraza wakoraga mu gikoni bamitaga Gatamata arambwira ati ko ntago bamenye kuja ko ariko guhamagara ese ko nitwa Nkunza nitwa Kinamba gute. Ubwo arambwira ati shobuja ntabwo azaguhamagara Nkuru Nziza nujye mpamagaye Kinamba ujye umva ko ari wowe. Ubwo nyuma baje n'ibyo yarashoboye kumpamagara yatabujaza kuva muri Amerika araza agere kuno ndi koza ibyombo ntarya abandi bakoze barahaza ibyo kurya aranje arambwira ati uheruka kurya ryari timiruka kurya ni mugoro byamaze kuba nk'aya amasaha 9 gutyo. Aranje arambwira ati none se ubu ngubu urumva bizagenda gute. Ndamubwira ati ntago rona yaguye abana bamwe n'akazi ka kamera nabi. Arambwira ati rero amazina ngiye kujya nkuhamagara urayasubiramo niyo mazina y'umuntu ukora hano mu Kinamba. Arambwira ati njya mvuga Kinamba ujye umenye icyo mvuze. Yabanje kubinyigisha Kinamba
nkamwita banamu akambwira ati ushindi kwa ushindi usafu kwa usafu urofu kwa burofu afikira kwa afikira aza kubinsobanurira nza kubifata maze kubifata akazi ndagakora nza kurwara ibimeme no kugeza muri bodaboda ntakuramo amano yahora yibumbye bitewe nuko zari nshyashya abantu benshi bazi ko wambaye inkweto nshyashya amano aregera ko zitarazakweduka ndangije rero maze gusoneka ko aho ngo atari Kigali bamembye kwa mbere ntega imodoka muri gare Muhanga naho kumbi ntezigi Cyangugu ngeze ahantu bita Muhanga twazi mumaze tuvuye kugura inka nahabonye ndavuga ati hano jonde twazanye na boss aje kugura inka ho kubaga ntago inzira igi Kigali ubwo ndangije mpita nongera ndagobyora mpita mbona ivuye Cyangugu Kigali baza bangiza Nyabugogo naraje rero sate yaga ngo ngire kubyagakiza ndaza nkora akazi nshaka akazi uwo munsi nagize muri Nyabugogo mpagira saa 10 hari muri izo saa 10 naraje njya Kimironko mbona ko akazi kabumaze kwira ntarabona akazi mbwira umubyeyi ndamubwira ati se wacuruza ibintu by'abagena acuruza Kimironko mu isoko namubwira ati wandangiye akazi ko nuruka ku kibuye kuko bazigo ngo abantu ku kibuye ngo bavuka ngo abantu batiba abwira ati wandangiye akazi ko mvuka ku Kibuye irubengera arangije ajya kuma akazi yari umugore w'umupolisi ayima akazi yarafite abana b'abahungu gusa by'abahungu nkajya mbafurira nkabatekera nkabajyana ku ishuri nkajya kubakameshereza ndangije rero ibyo mbijyamo mbona akazi karananiye nza ahantu yaga gukamisha masanga umuntu wakamaga inka akayikama nabi akayakama amata mutemba ku nkokora ajojobera mu cyansi ari gukamiramo ndabira mva ati ngiye hano mvuka ntago bajya bakama inka gutya twebwe abagoyi cyangwa sabagogwe ntago ari ucyo bakaminka umukire w'umusiganda ndamubwira ati hari uruhande rwo kwa Mudenge ndamubwira ati rero njewe ntago nzongera gukamisha amata nzabwira amaje ko mugira umwanda nduzambwire nzinduke ze ngukamira inkuru kuntu abandi bakaminka ndaza arambwira ati none kanureze umushumba ejo zarare mu rugo wowe uzazinduka kugira ngo atazamenya uburyo ki ngiye kubikora ndaza inka ndayikama yari inka ikamwe ijerekani ariko umushumba yikama litiro 10 izindi 10 zose ziheramo zigatuma inka ikagobwa yarangiza kugobwa rero iza kurwara ikibazo cy'ifumbi bite no kuba amata menshi umuntu yarakamaga imitsi karo ngiyewe ndamubwira ati uyigabura uko muyigabura muhe n'amazi iryihage muyitondaza kuyinikiza maze kuyinikiza rero inka ndayikama habuzeho litiro 4 zonyine kugira ngo zure za litiro ya jerekani yakamwaga kararamfutura gutya na telefone ndi munsi nka ndi kwivuruganya nundi ngiye ukama ndicara hasi nkarambye cyase niteka mu maguru ubundi nkavuruganya ntago nzi gukamisha akaboko kamwe ndangije arambwira ati mbira ukuntu wenda naguha akazi ndabimubwira ndimo nihutisha amakazi mva hahandi nakora uko nabonaga gukoropana kwa nijoro amajara arambwira ati nuramuka ukuru intebe nijoro ukankangura umugabo zanza nkumeneho amazi nkakoropa nigengesereye nkakarabya abana nkateka nigengesereye ku buryo nakuraga ibintu byose bucece bona kazi sinza gashobora kuyanjyana ibyo Kimironko nkaza nkagemurira abana nkaza nkateka nkaza nkafura nkarinda imyenda nanitse bona ibintu bizangora ndazanya gukora akazi ko mu nka ndagakora maze gukora numva ijwi umuntu akayambwira kambwa atariko Imana igushaka ujya kwikorera ntago uberanywe no kwikorera ubwasi no kukira inka no koza inka ntibikubereye Imana umuhamagaro uri mu kiri iwanyu wajya gukoresha abantu batawushaka niwe Imana ishaka gukoresha ndangije nkamubwa atapo umuntu maze guhembwa amafaranga 40 nigaburira nzayagusenga se gusenga Imana irahemba nuko Imana irahemba ubuse ko bamemba 40 bya buri kwezi wenda nkakoresha muhandi mukama 25 andi nayakoresheje mu kurya iyo Mana izayama kambwa ati Imana yacu irahemba Imana iragushaka ndangije cyo gihe mva kuwo musirikare kuko nari nzi gukama cyane none aborozi barandwanira bati umwana n'ubu Gisenya zigukama ubwo nakorewe umuntu ufite amafaranga menshi nkajya nkama ndakama none nza kubona ibintu byaho mbone imyitwa y'abashumba bahari n'ukuntu hakoreshwa na manager yadukoreshaga wamukoreraga mbona ni ibintu bikaze mbona ni ibintu bikaze nkorera undi umunyamurenge ufite ukora hano Provia turabana tumaze kubana kuko urumva Imana arambwira ati nubwo wakajya mu ntaho zamara kabiri icyo ndagushaka nkakoresha imbaraga zose n'ubuhanga bwe no kwitwareka kambwa ati ntuzahamara kabiri ndazanye gukora pasiteri witwa Runiga utuye Nyabisindu afite urusengero
munsi kuri girine neza hafite urusengero n'ifamu y'inka ndamukorera naho biranga nkagereza no kujya gusenga mu rusengero rwe none arambwira ati none ko kuri umukristo nzaguha kujya undarira urusengero ryo kuri akazi k'inka unararira n'urusengero ruraremo ndujya urarusenga ndavuga ati ngo nzabyemera ndagenda ndarurarira ndangije urabona hirya rusengero rw'abanyamerika ruhari nkajya njya kuhahira ariko nabona ukuntu abantu bari gusenga bikantwara nabandi ndwara narangaye ndimo guhimbaza nkaburukiro ndwambe cyano mu ntoki nkaba intoki ndazikuruye nahura n'umuntu kambwira ati mu gihe cyo utaremerera Imana wowe nagereza uzayijyamo nta kintu kimwe uzageraho Imana mpamagarwa mu itorero ryo muri Asambure icyo gihe nari ngeze ubuzima bwabungejeje ku muyombo hejuru ubwo nza kujya mu giterane kumwe abantu igiterane cy'amavuna kiva ahantu umuzungu arankunda naragenda senga urumva nari nkoje ka kantu k'umuhamagaro kaba mu ariko ntazi ko ari umuhamagaro ndasenga ndahimbaza igiterane kirashyuha mbona abantu buzuye mwuka wera sinari mbizi mbona abantu bakomye amashyi abazungu mbona batangiye kwegura kamera barambwira ngo uru rusengero turarukuhaye mu izina rya Yesu turukwaturiyeho uzarubamo uzarunamwe umugisha ubwo umupasiteri yabaga i Kanombe niho Asambure niho icyiciro cyayo cyari kiri noneho baramubwira ati noneho ujye ujya kuyobora ku cyumweru no kuwa gatatu amateraniro yaho urwo rusengero n'ingi waruzemwe abakristo n'uwo mupasiteri kuko ngewe icyo gihe nibuka neza ko nari mfite groupe ariko nibivuga ngo gukizwa Imana yajyaga imwatagakiza nzakaguha nari ntaranabatizwa nyina natangiye gushinga amagroupe ntarabatizwa ntangira kugira groupe aho ngo ku muyumbu izo groupe nari mfite bite no kubura ahantu byicaraga nizo nese amabwira nabwo ati none nabonye urusengero mugiye muzi none ngirirwa umugisha baravuga ati no hagiye kuza tugiye gushaka abantu twakira abantu batarabatizwa tubabatize none bakuru umurimo noneho bageze babatijwe nza kubatirizwa hariya ku Intunga ahantu hari ikiyaga mo hasi ya Ntunga mbatizwa n'umupasiteri wari uturutse ahantu bita muri Kenya niwe wambatije umubishop waho wo muri ryo torero arambatiza mu mazi menshi atemenye byo bango wenda ngo ndematurongo batiza ukuntu yaraje arambatiza nyine Imana inkorera umunsi mukuru icyo gihe nibuka ko nanabatijwe sinabona na fanta kuko nta muntu numwe ari ukunyitaho nta n'ubuzima nari mfite nta mwenda nari mfite uko nagiye nuko bambatije cyo kura nari mfite agapano nambaye konyine mpita nambara kandi nari mfite ndangije ndaza maze kubatizwa niho natangiye kujya noneho numva ngo habaho ubuvumo habaho imisozi noneho ngewe ukuntu nshobora kuba narakiye agakiza ni ukuntu muri icyo giterane nabonye ukuntu abantu b'Imana babyina buzura umwuka n'amita mbikunda ndavuga ngo nanjye Imana ingiriye neza yazamuka umwuka wera kabiri ikabanza ikampa kubabarira umuryango navutsemo kuko wankomerekeje kuko nanabaze icyemezo ko ntazasubira iwacu nzaza nkabikira nkaba umuniga i Kigali ibintu byose nkibera i Kigali ntabere kuzasubiza amaso inyuma ndangije ngiye gusenga numva ko ijambo ryose ramagara umuntu kubanza kubabarira wagize ute uwo bahemukiranye cyangwa wamuhemukiye mbanza kwiga iryo jambo numva ko ngomba kubabohokaho ndabababarira agakiza rero ukuntu akabonye nge mu buzima bwese nigeze nkunda kunywa inzoga nzoga nigeze nywa nanyweye inzoga papa yinsomeshaho ku gahato yahogoreye cyangwa yayiguze ndangije rero ibindi byaha nari mfite nari umuntu ukunda kurwana natangiye gusenga ubutayo Imana itangira kujya amasezerano ikambwira ati mwana wanjye nubwo wavutse mu muryango batagushaka ariko amaraso yanjye mwana wanjye yayameneye kugira ngo nawe uzaboneke mu bantu bagize ute mu bantu napfiriye ku musaraba ndangije ikama amasezerano ati nzagutuza Kigali nzakugirira neza nzaguha umurimo nzaguha impano nzagukoresha nzaguhishira mu murimo avuze se ko ntigeze ninga kubuzima nawe utanyemerera kuba narize nzabikora gute nta mashuri nigeze niga no mu wa mbere ndahibwa ati se ubwo yumbwira amasezerano uko nzabe Kigali nkature Kigali nkajya muri Amerika nkagenda amahanga nzajyaho gute ntarigeze niga numva ni ibintu bikakaye cyane
ariko najya mpura n'abantu bavuga ubuhamya bw'ibintu Imana yabakoreye nkumva birashoboka none kenshi nakunda gusenga n'abantu ngiye nkunda gusenga n'abantu bakuze cyane bo mu mwuka abantu bakuze bamaze igihe mu murimo nakunda gusenga none hari igihe nije gusengana n'uriya mupasiteri cyangwa uriya mwarimu witwa w'Iremera witwa kera babitaga Ruhoma ubu ni mwarimu nuko ntibuka izina ryiwe ndakeka ari mwarimu ubu ngubu yayoboraga kuri ADPR y'Iremera noneho nkabibwa nagize n'abasemana nimba uriya muntu ajya muri Amerika atareba ngiwe akagahu kamfashe ku maso kitwa karande niwagakuro nkabasha kukusa nkamenya Bibiliya nkamenya gusoma nkagukura ibintu byose mbizi irambwira ngo ibyo byose biroroshye kuri njyewe tigihe kizagira umunsi umwe nzagutobera kondo nkuko nagatobeye zampumye zigahumuka nawe nzagagutobera ugira ute ubashe kureba ibyo utabashaga kureba kandi amaso yawe azahishurirwa n'ibiri inyuma y'umusozi uzabibona kabiri nuko urupfu bene so bazapfa cyangwa umuvukano utazarupfa kuko nzabasha kuguhishurira ibyo mu muryango w'iwanyu Imana ingirira neza rero imaze kungira neza gutyo ndavuga ati rero ubwo impaye mu amasezerano akaba abundi amasezerano yarera umuntu waje imbere y'Imana amasezerano duha niyaturira niyatwiringiza yuko ibyo twabwiye n'umwami Imana bizate bizasohora kandi bigasora turi amahoro ndangije rero nkomeza gusenga irambwira ati nkimara kubatizwa muri aya mazi nkushyizeho umwuka wanjye wera nkukuyeho ibyaha byose kuko nari ndi umwana muto urumva nari narabanye gwate wenda ngo umuntu ajya muri paruwasi akabate wenda imbere y'abantu ngo arihana njewe nari nyine umwana muto ubarabatijwe rero uzura umwuka wera njewe tugera ahantu waje kuza kuba hano nibyo bifite maze kuzura umwuka wera urumva wo munoza umwuka ntabwo yongera kuba ikigenge ndagira ngo none tubwire ukuntu waje kuzura umwuka wera nyuma yo kuzura umwuka wera ukuntu waje kuza gutura hano kandi hari amazu muri Kigali menshi ndetse amwe atabamo n'abantu ibyo nagize no kwibaza Imana bwase kuki wambwiye ko ari wowe nshaka ushaka umuntu mubesha mu gihuru irambwira ngo njye nshisha umuntu mu nzira z'ibizigo ariko nkazazimukuramo ari uwo kwemerwa ndabwira ati none se ni gute abakombo n'abantu bashobora gukorera baba mu mazu bagenda mu modoka ngewe kuki utama n'ahantu wenda najya mbika imyenda n'agashambure kamwe ariko ukankuraho imvura irambwira ngo mu gihe isaya urushinge rutaragiramo hagati naho wasenga ukirukanka imisozi igihe cyawe kitaragera ubu umunsi wa none nkusize gusengera mu gihe cy'abantu ariko uzagira mu rundi rwego gusengera mu gihe cyanjye irambwira ngo nimukura mu gihe cyane nkugera mu gihe cyanjye niho uzaba umaze guhindurirwa izina ngatubwiye ukuntu waje kutura hano rero Imana yarabanje kuza ahangaha yabanje kujya kumbeza muri Samatare umuvumo bwa Samatare irwamagana bigenze ute naragiye njya gusenga bisa nk'uko abandi bose bagenda kubera yuko n'umuri nari ngiye ntaho mfite n'ubundi nsize nta muryango mfite uri bunyakeye cyangwa nta hantu mfite nkodesha naravuze ati ubwo ndetse akazi k'izamu n'akinka ntago nzarara ku muhanda ejo bazankubita ibite cyangwa bakamfata mu bisambo kuko nabaze kumenya ngenda muri akabaro kure ngo bajya kurira ku musozi bakabahimbaza bikemera ndavuga ati nzagenda narere hariya nta kibazo nonza kuye ko habaho imyobo ngo umuntu agenda akaba mu minsi 3 atanyagirwa nza kuya muri Samatare Imana irambwira ngo nkuha umurimo mo hano uyu murimo uzakoramo hano ni uzagutunga ngiye kukwigishizamo hano ibintu byitwa amavuta ibintu byitwa guhanura ibintu byitwa gutegeka ibintu byitwa agaciro nzagaguheramo hano najyaga mba muri Samatare kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa mbere ibintu icyumo kigashira ndi mwaho ngaho nakumva ndushye nkototera muri ba bantu nari mfite Rwamagana nkagira n'amaguru bakabona mbahingutse tuvuye nkababwa ati mvuye muri Samatare inzira yaranyishe narangiza urumva nari nshonje mu mubiri ariko imbere mu buryo bw'umwuka nkomeye kuko icyo gihe nari karosi cyangwa ndibarebye ndibamenya kuko umuntu aba mu butayo nta bintu byinshi bimurangaza arerekwa Samatare amaze ikingana gute Samatare ndumva naramaze Samatare na Gahengeri butandukanye hose ndake kabundi byahuriyemo n'umwaka nuko rero uza kuvayo gute uzinaza nza kuvamo irambwira ati nkujyanye Kigali
irambwira ati nkushujeho n'ubundi wari uri Kigali nkushuje Kigali navuga ubwo njye Kigali wenda ngiye kutangira kuba mu nzu ntabwo yangiye kuzinzi Kigali kuko Kigali wenda nimba n'ahandi umuntu yakuzanaga umwumba tukawuhekenya te wenda Kigali urumva nta bundi buzima bundi wabamo ndagenda nzi Kigali nari mfite mubyara wanjye ya hano nabaga kuri Rutare irambwira ati ntabwo nshaka uzajya kubayo uzahagera nk'uko undi muntu wese wo mu muryango yahagera ariko sinshaka ko uzahaba ndaza ndavuga ati ibi bintu rero hasanga ari ubuyobe Imana imbuza kubura n'umuryango wanjye kandi mbona nta cyo dufitanye kandi nagenda nkaryama nkarya nkanahogera nkajya wenda njya gutembera nkanahata bimeze gute ndangije rero irambwira ngo uko niko nabishatse uzaba ahangaha uzatungwa n'umuntu nakoze ku maso umuntu utariba ntabwo azamenya kunaba hano irambwira ngo ukinjira buno butayo uzagira umuntu ubwira kuba mu ishyamba nzakwica irambwira ati se sinari nzi ko nge n'Imana yica ntumvaga si Imana ihamagara abantu irahindukira ikanabica nza kumenya ko yuko nyuma Imana yica ikanakiza ubwo ndangije mbahanga hano kuri Rutare mpagira amagurupe ubwo muri ubwo buzima nageze mbona agatelefone gato cyane irambwira ati agatelefone niko nzankugaburiraho kabiri niko uzakoreraho umurimo noneho abantu nasengeye hano ku Rutare bakagenda bati twahuye n'umuhanuzi bagenda batanga amenyo ufite ikibazo urwaye diabete uwahuye n'ubugumba ufite ikibazo cy'inzu ufite credit bakamuha nimero zanjye nkagenda akumva zasa neza igeze yarambwiye ati sa neza zirenza nkakumva umuntu aramamagaye kambwa ati witwa David ati ubusuriye nko yarambwiye ngo ujye babwa kuba kuri Yanza ahabwa ati ndi kuri Yanza y'i Kigali none se birashobora ko watugiraho ibyumba ko tubibyumba mu nkambe ati byumba ati natega imodoka ntago mazi hari Kadesh mwazira nkambe zihari nkamubwira ati wenda ndatega imodoka bakambwira ko bari butege nkagenda nkateganya gusenga Imana igakore kambwa ati ikimenyetso cyuko ari gushaka kugukoresha uzasengera abantu benshi bazasubizwa ariko ubo bazasubizwa muri icyo gihe ariko we ntago wajye mu gihe cyo kugira ngo usubizwe we nicyo birango ubibe gusa ariko igihe cyo gusa ntago wakigeramo ndabibamba kuri Ruta abantu nta mafaranga namwe bitu bitambo ntabyo nigeze mbamo ngo umuntu ngo amege itambo musengere ntabyigeze bimbaho byo guca amafaranga sinigeze mbikora ndangije mba hano kuri Rutare ndahaba groupe zahazaga nijoro amagurupe ahantu hose mu mujyi wa Kigali abantu benshi twararanye hano ni benshi ntabasha kurondora n'umunsi bashobora kuzamura bati urani David turamuzi akoze cyo cyamatseko tuma tugana no ku musozo nta muntu urahagwa hano hantu mu mateka yaho umuntu nigeze ntumva hari umuntu wahahubutse ariko yahubutse ntaraza kuhaba naze mvuga ngo haguye umuntu ari no cyatumye bakiraho kira cyapa gishinze ara hepfo bavuga ko bitabujije gusengera hano kuko ngo abantu benshi baza bakahanuka hari n'undi mwana ahahubutse aje gusenya hano ahuruduka hariya aragwa utuyemo mwaya mazu ari hano hafi ya Rutare arapfa hoya yaravunitse n'umwana w'umukobwa ubu ngubo ariko agenda kiri barambwiye ngo izamukiza ubasigaye agenda kandagira rero y'abantu baje bagaterera no musozi bimeze bite bigenda gute umuntu wazanye iki ubundi hano nta muntu wahaterera atari mu mwuka cyo ni icyambere kuko hanga ko haterera no guhara amagara ni bya bindi ushobora guhata insize nsezeye umuntu uri hari hasi niyemeze gupfa no gukira ariko kubera yuko na Yesu imisozi yajyaga yiterera nta musozi n'umwe Yesu wajyaga umunanira niyo mpamvu natwe umusozi uko waba umeze kose turi mu mwuka turawuterera n'atashingika turahashingika tukanafata bikemera kuko burya no mu mwuka birashobora no kubona ugiye kuraho ukanagira ariko wanaguruka ukagwa handi hakuno ukaguruka mu mwuka wera ukagira mu kindi cyiciro rero ndakeka neza yuko cyangwa se ndahamya neza yuko uyu musozi abantu bawugiriyeho Imana hatabarira abantu yahatabariye abantu mfite abantu benshi baje kuhasengera cy'urubyaro babonye urubyaro bafite ikibazo cy'amazu kudashaka dufite amagurupe yaraye aha hantu harimo nk'umuntu najyaga nyobora hano w'umunyacyango witwa umukobwa witwa Jackie afite ubukwe muri iyi minsi nawe
Imana yega bimubwira hano aryamyemo hano ahangaha hano hano yaryaga aryama munsi y'iribuye yihengetsemo nuko igihuru cyahaje. Imana ikamubwira ati nzagukora ubukwe bwiza. Afite ubukwe bamwita Jack kandi arakuze. Arakuze. Igitangaza gikomeye Imana yakoreye kuri uyu musozi ni ikihe? Njyewe igitangaza cyanjye numva yaba yarankoreye ku nk'umuntu wahabaye. Ndavuga yakoreye n'abantu muri rusange baba barajana bakugana. Muri rusange nuko njyewe abantu bose nagiye nsengera. Ubundi ikintu cyitwa abantu bajye babimenya, ikintu cyitwa ubugumba kirababaza. Ushaka umugore umukunze nawe ugashaka umugore umukunze vuga ko muzabyarana, ariko uhuye n'igenda cyitwa kutabyara. Ari mu muryango ushatsemo ugira urugamba, none umugabo mu muryango yashatsemo nawe cyangwa avukamo agiriramwe urugamba, n'urwo umukobwa agiye asanga akagiriramwe urugamba. Noneho umuntu akavuga ati bambwira yuko banunze nk'ikimasa, ndashaka ko dusenga Imana ikankiza ubumasa banciririra, wenda nkitwa umubyeyi cyangwa se nkavamo inka y'imbyeyi nanjye yirute nkagirirwa neza n'Imana. Akavuga ati ntago uzitwa inka ahubwo uzitwa umubyeyi. Akavuga ati ugiye gusenga isengesho rikuzingura Imana iguha urubyaro. Rero kereka wenda Imana agitanga imbyaro. Imana y'amahoro ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu byaba bimaye nko kwirata. Mfite abantu ku rutonde twagiye gusengana yagiye urubyaro. Dufite n'abantu Imana yagiye amazu, dufite n'abantu Imana yagiye amamodoka, dufite n'abo Imana yagiye ubucuruzi. Ni umunsi wa none babizi neza ko byagiye binca. Hari abantu se bagiye bakirizwa hano bakakira agakiza batari bakijijwe? Njyewe kuba ko nkiba hano nari mfite groupe, twari dufite groupe y'itorero icyo Paruwasi ya Muhima yabaga mu rubonobono yitwa Abahetsi. Rero kuko iyo groupe yari ishinzwe gutanga mituweli, tugatanga mituweli mu batishoboye, tukayadugira n'igihe cyo kugaburira abantu batishoboye. Iyo groupe yari yemewe gusenga mu buryo bwose. None abantu ngiye bazaga no batarakira agakiza nabajyanaga muri iyo groupe. Kabavuga ati mwe duhurira hano naha tubigishe ku mbaraga z'umwuka wera, nimumara kwemera neza tuzabajyana kuri Paruwasi bayirute bababatiza. Dufite abantu rero groupe na Paruwasi irabizi, groupe Abahetsi yagiye ibya mwumva buryo bitewe no gusenga no kuba mu butayo. Umwe yahura n'umwe akamuzana mu Bahetsi, undi aho yagiye hose yazanaga umuntu. Hanyuma noneho nyuma yuko Imana ikoreye ibitangaza n'imirimo hano ubahanga, wahamaze igihe kingana gute cyangwa se ngura cyahaba? Hano nahamaze umwaka n'amezi 6. Iyo nabaye hano najyaga nkandagira kuri umusozi saa 4 z'ijoro saa 5 mvuye gusengera abantu. Rero Imana yarankize mu gika cyitwa gusengera abantu, umuntu akamitike ihwanye n'ahantu ndi bugende. Hatabaho kuvuga ngo bimwe by'abantu ngo harasagukaho itike cyangwa resitora. Yego. Hanyuma se wajya gurara he? Najyaga ndaramo hano hasi gutya, ahantu harimo mu rutaremo hagati, ahantu yaga nitambikamo gutya. Noneho Imana nkayibwa se ahantu ko nzahenanguka ejo bagasanga nzi ikibazo cy'abanyabasengesho bazongera gusenga bite no guhanuka ahantu bizagenda utirambwa ngo ninjye murinzi ibihe byose nzaguha umurinzi. Rero mu masaha ya nijoro saa 7 z'ijoro nabaga ndyamye nkajya kumva ingwe iraje kuri urutare. Hazaga ingwe saa 7 z'ijoro ikaziga kuraga nkasenga uyu musozi niho hano bajya abantu bamenye Tony Dawidi usengera hano ku musozi bagahita babyuka ati Dawidi yatangiye gusenga muze tugende. Hanyuma haje kuhavujya herera? Naje kuhava njya kubibyumba. Navuye hano kuri urutare njya kubibyumba ku mazi, ngirirwa neza ndahaba mu amezi 6. Amezi 3 agiye kuzura neza nibwo umuntu yaje gusenga afite ikibazo cy'uburwayi. Rero turangije ndasenga Imana iramukiza. Imukijije arambwira ati ndashaka kugira ngo kubite nuko nkubonye mw'impano nta muntu w'Imana ufite amavuta angana gutya uba mu gihuru. Namubwira ati rero ngenda kiri mu gihe cyo ntago nagira mu gihe cy'Imana cyo kugira ngo nkurwe mu butayu. Irambwira ati waburya Imana ikorera mu bantu, nta n'igihe Imana uzabone zaca mu bantu. Ubi nanjye nciyemo ngwino wenda wugamo amezi 3 yonyine urebe ugira aho ubona aho wabarizwa nta kibazo. Ubwo arambwira nshya modoka turamanukana, umuntu yamaze gusengera angiza Nyabugogo 20,000. Arambwira ati yagushaka inzu none ejo nzaguhamagara uze tuganire mu rugo. Njya gushaka inzano bita kuri Sikoro, none natangiye gukodesha inzano bita mu Nzove hejuru.
ndangije kuhakodesha inzu makodesha inzu ya 12 nishyura amezi 2 mu gitondo ndi kuza mvuga ngo nze hano mu kubona ari makumbuye amita mu telefone karasonye arambwira ati ni wa munejo mwahuye ejo ndashaka kugira ngo uyu munsi utege moto nsanga hana ndagenda njyayo turaganira turasenga ambarira ubuzima bwose arangije anyigira umushinga w'ukuntu ngomba kubaho bwo muri ghetto angurira udusafuriya angurira utuntu twose angurira agateremusi angurira amabumbi vene ngura amatora kakoze andemera ubuzima nyine arambwira ati ndagenda ube wenda mu meze nkanga uriho neza ubundi Imana izayica kandi kaye usubira kuri Skol nsubira kuri Skol rero kuva uwo munsi yanyicura ako kazo ubu ngubu ni kubayeho muri make rero Imana iguhindura ubuzima winjiye mu buzima bwo kuba muri ghetto nk'abandi basore bose ariko se hano wahise uhareka burundu kwaza waretse ureka kwaza bitewe nuko wabonye ghetto cyangwa uraza gusenga ntago bijya birangira ahubwo icyo nshima nuko nabo namaze kubona akantu mbikamwe imyenda nkafunga iwanjye nkajya nkagira hano nitwa ngo ni iwanjye no kuvuga ngo rero ufite aho uba ari kuraza ugasenga mfite aho mbu umunsi wa none nubwo ari ahantu haba hagora cyangwa se numva ari bundi buzima nyine nta bukinshani igihe cy'Imana nikiraza ariko ibyo mbaye mbishimira Imana ariko umwuka w'Imana aracyakora muri wowe cyangwa bo warahagaze oya ahubwo bo cyane ubone bwo mwuka yakorana nanjye Imana ishimwe umuriro ujya kudushirana rero reka dushimira abadukurikiye tuzacishaho igice cya kabiri tuvuga uburyo uno munsi uyu munsi uri umusore uri umugabo ndi umusore ndi umusore witegura kubivamo harimo ubuhamya bukomeye nge warabumaye ariko umwanzi w'amasaha w'igihe n'amasaha uzabuduha neza dusoreje ahantu utubwiye ngo waje kugira gute kubona ghetto bamo uyu munsi ubaye muri ghetto urara ku kamatora k'2020 ariko umwuka w'Imana aracyakora muri wowe hanyuma tuzagaruka tuvuga ukuntu Imana yaje kutinyuka nta no rusoni ravuga iti ngiye gushingira urugo mu manegeka y'ubuzima yego reka dusengera abantu b'Imana rero batari baha agaciro kwirana n'Imana ngo usenge Imana yongere bibutse yuko gufata ibihe byo gusenga ari ingirakamaro kandi hari ababikora umuntu akaba ahantu bimugeza hanyuma tumanuke ariko kandi abantu b'Imana dusengeye tugere amahoro mu izina rya Yesu ni karibu usenga Mana turagushimye uri Imana nziza uri Imana ihoraho ijambo ryawe mwami Imana yacu ryatwubakiye imitima ryatwubakiye ubuzima ijambo ryawe ngo nta hantu Imana itakura umuntu nanayitanamugeza shimiye abantu bose batwumvishe kuri umusozi cyangwa se bazareba iki kiganiro dusabye umugisha ku bantu bemeye guhagurutswa n'umwuka wera umwuka rero ukabakuramo bakaza kuri umusozi ntago byari byoroshye kuza gushaka umuntu nkanjye nka Dawidi kuza kugendera umuntu nka Dawidi ntago byari byoroshye mwami n'ibihe ariko turashimira Imana yamusizemo umwuka wera umwuka witwa urukundo umwuka witwa ishyaka tumusabiye umugisha mwami Imana yacu abazumva buno buhamya ari abasore ari abakobwa mu izina rya Yesu bazakomere mu izina rya Yesu bazashikame biringira Imana bazagume ku Mana kuko nta muntu wagumye ku Mana izareka cyangwa izamwara umuntu wese Imana yaremye umuntu Imana yahamagaye akamwitaba cyangwa se akayitaba uyu muntu Imana izamugirira neza nari nsenze seva ngo Uwiteka ubohora abantu bawe mu izina rya Yesu ugire neza abakorago bawe mwami Imana yacu ndakwinginze ngo uyu munsi wa none ndagushimiye mwami Yesu ko wabanye nanjye mu buzima bworoheje ukabana nanjye ubuzima burebure n'ubugufiya ukangirira neza mushimiye yuko uri mu ijuru ryera ngaho himbazwa uri mu ijuru utugirire neza mwami Yesu ndasengeye mu izina rya Yesu buno buhamya urekesha amasengesho mu izina rya Yesu mwami Imana yacu ijambo ryarambwiye ngo rirambwira ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo undindira umwana mu izina rya Yesu urinde ibihosho by'abantu mu izina rya Yesu uzandinde mwami Yesu ibyanyabuza urakoze rero ngo ganze utegeke ibyo ushima n'ibyo ushaka bidona mu ijuru urakoze Yesu amen.